1. Gitarama Prison, Rwanda. Gitarama Prison in Rwanda is one of the deadly. Iyi ni Flash Top TV. Twongeye kubasuhuza. Turebere hamwe gereza 10 mbi cyane kurusha izindi ku isi. Tudatinze ku mwanya wa 10 hari gereza yitwa Bangi Kwanga Central Prison. Iyi ni gereza iri muri Bangkok muri Thailand. Iyi ni gereza mbi cyane ku rwego rwo hejuru. Ufungiye mu gereza ahorana ubwigunge n'agahinda. Kuba muri gereza ubwonko buba bwarapfuye hagasigara umubiri wonyine. Uyu mubiri nawo ubayeho nabi, gukubitwa, inzara, amazi, umwanda ukabije, kureba mu maso y'abacungagereza uhita upfa. Muri gereza ubayeho mu bwigunge bukomeye cyane, kwambara ibyuma mu maguru uko ugiye santimetero imwe ubambaye ibyuma biremeye, amaguru afatanye n'amaboko. Bamwigereza nabikubwiye, umubiri urapfa, ubwonko bugapfa, ikiba gisigaye aba ari ugushiramo umwuka. Ubucucike mwigereza bwo butembo, ikiboko kiba mwigereza, umunyururu. Iyi gereza uyifungiwemo wese, ubuzima bwo hanze hehe nabwo icyo ukaguru kiba kikubonye, icyuma utagendana iminota igeze kuri 5. Ku kijyanye n'ubucucike ho ni urundi rwego. Abantu benshi bapfa kubera kubura umwuka, umuvundo, intambara n'amahane bibera mu gereza. Ibiryo bihaba ni umuceri wonyine n'amazi y'umukara. Ibi nabyo kubibona bisaba ko wifite. Kubura umukene mu gereza bivuze urupfu, kubaho nabi kugeza wipfiriye. Abakire nibo babona utwo turyo twinica ntikize. Reba ibiryo byabo bisa ni amazi y'umukara n'agaceri gake cyane. Ibi nabyo bibona umukire bigasiba undi. Ku mwanya wa 10 hari yitwa Black Dolphin Prison. Iyi ni gereza yo mu Burusiya. Bayitiriye ifi kinini cya Dolphin. Wakumva aka kazina ukumva ko ari gereza nziza. Wamwigerezaho amaboko yawe ntiyigera ava inyuma ku mugongo kandi ahambiriye. Kabone niyo waba uri mu mwanya wawe wagewe amahoro. Ni gereza yibereye ku kirwa iri mu mazi. Dore uburyo umufungwa aba ameze, amaboko ahorema, umutwe wubitse hasi. Gereza urinda uyipfiramo utarabona mu maso y'umuyobozi wawe. Iyo bagerageje kukurekura ni ukugufunga amaso, bakagutwaza ikiboko, kandi harimo umuvundo mubi cyane. Iyi gereza bagufungira ahantu amazi afite gusa akagusangamo akaguhitana. Ni mu buvumo. Abacungagereza baba bagenda n'imfungwa. Kuba mwigereza abiteye ubwoba ku rwego utabyumvaho. Umucungagereza kukubonana agakosa gatoya, isasu riba rikubonye. Wibereye muri gereza zo munsi. Ku mwanya wa 8 ni gereza yitwa Guantanamo iherereye muri Cuba. Iyi ni gereza mbi cyane ishyirwamo abanyabyaha barimo abicanyi bakoze jenoside n'ibindi. Muri iyi gereza ho ibiryo by'imfungwa ni inkoni, gutwazwa igitugu, utishwe n'inkoni, wicwa n'ubuzima bubi burimo nk'amazi mabi, umuvundo, akavuyo k'abafungwa n'ibindi. Iyi gereza yo uburyo irinzwemo si abacungagereza ahubwo irinzwe abasirikare. Ibiryo byo ni ibiryo bibi cyane, uhitana mbere y'uko birya. Kimara kwinjira muri gereza ubuzima ntabwo uba ukibubara. Ku mwanya wa 7 hari gereza yitwa Ciudad Valles Prison. Iyi ngiyi iri muri Salvador. Dore umuvundo uba mu gereza, nta santimetero n'imwe iba hagati y'imfungwa n'indi. Buri imfungwa zicaye hagati mu maguru y'indi, bazishyiraho zagenewe kuba by'imfungwa 100. Azijya mu kantu kamwe kandi gato cyane.
Muri iyi gereza harimo abakuru b'imfungwa b'ibyihebe n'abafite imbaraga. Kuba ufite imbaraga bivuze ko ari bwo buzima muri iyi gereza. Gereza harimo udutsiko tw'amabandi, intambara nizo zihoramo. Muri iyi gereza udutsiko tuba dushyamiranye, imbaraga nkeya babigiramo. Ikirenze kuri ibyo bakicwa n'inzara, igikurikiyeho bakicwa n'inkoni, igikurikiyeho aya matsinda aba ahora ahanganye kandi aba afite abayobozi. Kuba mu iyi gereza abacungagereza ntacyo bagucungaho usibye gucunga ibibera inyuma. Ku mwanya wa 6 hari yitwa Maracaibo National Prison, ni gereza muri Venezuela. Iyi ni gereza mbi cyane ifungirwamo abicanyi, hejuru irarangaye. Ako kuba irangaye ntibivuze ko wakurira ngo uyisimbuke. Muri iyi gereza uyibamo ubuzima bwawe bwose. Amatsinda y'abafungwa ahora ahanganye, kuko ubona muri umwirabura ni ikindi kibazo. Ifungirwamo abicanyi bo ku rwego rwo hejuru. Guhumeka muri iyi gereza ni ikibazo. Ni umwuka w'umukara, ibiribwa ni umukara, byose biba bigizwe n'umwanda. Kigeramo iyi gereza wiyakira mu bapfuye. Iyi gereza iri hagati y'abantu 2,500 n'ibihumbi 3, ariko sayizi yayo ntabwo ihura n'umubare w'abantu bayirimo. Iyi gereza ubundi busanzwe yimereye nk'isoko, ushatse wazana n'umuryango wawe mukayibamo. Ariko muri iyi gereza kujunjama nibyo bigomba kuranga imfungwa kuva yinjiyemo kugeza ipfuye. Ni gereza aho utekereza ko ubuzima butabaho bitewe n'uburyo baba bagutwara. Ku mwanya wa 5 hari yitwa La Modelo. Iyi ni gereza yo muri Colombia. Iyi gereza yo iteye ubwoba cyane, hazwi nko muri Bogota, Colombia. Dore uburyo ingana. Iyi ni gereza nini cyane. Ababa muri za icyambere kirimo ni umuvundo w'abantu benshi. Aho ibyo bidahagije kugutwaza ikiboko, aho ibyo bivuyeho kurya ibiryo bibi kandi bikabona umugabo bigasiba undi. Aha ngaha ufite amafaranga niwe ubaho neza. Ibi byasoza umwuka bahumeka ni ikibazo. N'abayobora izi mfungwa bisaba ko hari ubutabazi bahabwa kuko nabo babipfiramo. Ni gereza mbi cyane. Gereza ihoramo akavuyo abafungwa bitewe n'ubwinshi bwabo, umuvundo, umwanda, gukomeretsanya bya buri munsi. Ku mwanya wa 4 hari yitwa Carandiru Pen. Iyi ngiyi niyo muri gereza yo muri Brazil. Muri iyi gereza bagufungira mu kantu utanareba hanze. Mu gihe mu zindi gereza hari ibyo muhengererezamo, iyi ntabwo byemewe. Bagufungira mu kavumo ubamo igihe kirekire. Ni gereza ivugwamo akavuyo ka buri munsi. Umubare w'abafungwa benshi bicwa n'intambara zihora muri iyi gereza. Muri iyi gereza ibikuba bahoramo akavuyo n'intambara ntacyo bireba ku bayicunga. Abayicunga icyo bashinzwe ni ukuri ko hari usohoka. Iyi gereza inywerwamo amatabi menshi, dore ko muri Amerika y'Amajyepfo abajya mu iyi gereza bose abacuruzi b'ibiyobyabwenge. Umuvundo w'abantu, uburyo bafungwamo, bamwe bahagarara hejuru y'abandi. Mu gihe cy'imyivumbagatanyo byibuze abantu nk'ijana babipfiramo bo barwanye iminota 30 yonyine. Mu gihe bidahagije, mu gihe barimo barwana no kuraswa ni ikindi kindi. Ni gereza itagaragaramo imbabazi na nkeya. Ku mwanya wa 3 hari yitwa Mendoza Prison. Iyi ni gereza nayo yo muri Argentine. Iyi gereza nayo ifungirwamo abacuruzi bangu. Kugira ngo ubone n'ubwayo ni ukuyifotorera kure, nta muntu uri kuyigera. Muri iyi gereza
ikiyobyabwenge gikomeza gukoreshwa ahagije mu kwigunga, nibyo bikuranga. Ibyo muri gereza naho ubwonko bupfa mbere hagasigara umubiri. Utangira guteka ari ikiremwa muntu ko nta buzima bubaho, ko nta hantu uzongera kububonera ukinjira muri gereza. Ku kijyanye n'umuvundo w'abantu, ufite imbaraga niwe ushobora hanze, ubwo imbaraga nkeya aba yishwe kare. Ni gereza ikikijwe cyane, kuyitoroka byo ntibyaguhira, ikikijwe n'inkuta nyinshi z'amashanyarazi. Ni gereza isa nabi ku rwego rwo hejuru. Ni gereza agahumekero cyakureba hanze ni ikibazo. Muri gereza uvamo warahumye, nta zuba wabona, nta rumuri, n'umukara gusa. Muri gereza guhengereza hanze nibwo gashobora kumva ikirere mu cyumba ubuheremo. Muri gereza abakire babaho neza, abakene bagatezeka nabi. Iyo uri umukene bagushyira mu cyumba noneho utabasha no kurunguruka hanze na gato, kibi cyane kirimo amazi anuka, inzoka, aho yaba niho abakene bemerewe kujya. Ku mwanya wa kabiri ni gereza yitwa Camp 22 muri North Korea. Iyi gereza yiteye ubwoba, ni gereza irinzwe kuko isasu rihora mu mbarutso. Buri munsi ni ukubamba abantu, irwamo n'igihano cy'urupfu. Icinjira muri iyi gereza ibihumbi by'abantu, ariko iyi gereza imirire mibi niyo yica abafungwa, indwara ziterwa n'umwanda n'ibiryo bibi. Gereza winjiyemo acyumva ko bamukatiye kwinjira mu gereza, ubundi aba yapfuye hakiri kare. Gereza ifungirwamo ibyihebe bikorera imitwe ya gisirikare, kandi muri iyi gereza abamo imirimo y'agahato. Muri iyi gereza amasaha menshi ku murimo, ibyo biryo by'abafungwa, imbaraga nkeya ahita ahasiga ubuzima. Gereza yo muri North Korea umurimo ni wo w'ingenzi. Imfungwa iba igomba gupfa ngo iteje imbere igihugu, ariko kuba yateza imbere igihugu ibibayeho nabi, ikicwa n'inzara, ikagerekaho n'imirimo y'agahato. Muri gereza ugerageje kubumbura umunwa byonyine, dore ibimubaho ni ukurasirwa imbere y'izindi mfungwa ira n'isuri. Ahangaha benshi bahita bipfira. Muri gereza baguhata imiti mutazajya uvuga, ugahora ucecetse ubuzima bwawe bwose. Iyo gereza ya kabiri uri kwibaza ngo ku mwanya wa mbere hari iyihe gereza? Nawe uratunguwe. Ni gereza ya Gitarama Prison. Ni gereza iri mu gihugu, ni gereza ibarirwamo umubare mwinshi kandi zibayeho nabi. Ibyateye iki kibazo ni nuko jenoside yari irangiye. Jenoside bose bafungiwe muri gereza. Ni gereza igizwe n'inkuta ndende cyane, igizwe n'ibyuma by'amashanyarazi. Gucika muri gereza biratangaje, ntiwayivamo. Ni 6,700 nibo baba muri gereza. Urumva nawe ubucucike kurya byo ni ikibazo, kubona umwuka wo guhumeka bisaba kwifashisha agazi ukihungiza. Uburyo baba bahagaze nta santimetero iri hagati umwanda, nibyo bitana abantu muri gereza. Ibiryo bibi n'ibindi. Muri gereza iyo ukiyinjiramo nta buzima. Ni gereza ibarwa nka gereza ko nta nzira wabona n'imwe igusora muri gereza, nkuko nawe dore abayibamo uburyo bameze. Nawe urimo kubyirebera, nibo bagize iyi gereza. Kandi iyo abantu babaye benshi, amazi meza n'ibindi biragoranye. Ubuzima bubi ni bwitana abantu. Muri iyi gereza abasore bafite imbaraga nibo babaho bayoboye.
kuba uri umwenya bivuze gukubitwa no gupfa. Iherereye mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari nayo mbi ku mwanya wa